Hello my people, mumeze gute? Nizereye ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Twebwe na mahoro turashima Imana. Hari akazuba uyu munsi, so narindi gufata akanya kugira ngo nsohoke ndebe ko narambura amaguru, ariko hakaba hari ikintu nshaka kugira ngo tuganireho. Hari umuntu wansigiye ikibazo aho ngaho ambaza, ambwira ati yuko afite umukobwa bakundanye ariko uwo mukobwa akaba yaraje mu buzima bwe, yaramubwiye yuko afite undi musore bakundanaga, ariko kuri ubu ngubu ibintu byararangiye. Umusore rero ubwo yinjira mu rukundo n'umukobwa, bigeze aho ngaho hagati umukobwa agatangira kuvugana na wa mu ex we, baza no gusubirana. Umusore agwa mu rujijo, yibaza ibibaye, ariko akabyakira kuko akunda umukobwa cyane bimwe bidasubirwaho. So rimwe na rimwe akajya ku mukobwa, umukobwa akamuvaho agasubira ku muhungu w'umu ex we, bagashwana. Nyuma y'icyumweru akongera akagaruka, bakongera bagasubirana. Umusore agakora ibishoboka byose kugira ngo arebe yuko nibura yabana n'uwo mukobwa, ariko umukobwa aragenda akagaruka, akagenda akagaruka. Iyo umusore w'umu ex we yamutesheje umutwe, uwundi araramira akamufatira hafi, asa nkaho ari umurinzi we. So yumva yuko atashaka kubona yuko ahungabana muri makeya. So ikibazo cye aribaza ati, ese nakora iki ko mbona mu buzima bunaniye guhora mba mu buzima bw'umukobwa utanyishimiye? Umukobwa uyu munsi tuba turi kumwe nawe, ejo ibintu bigahinduka. Niki nshobora gukora mu by'ukuri kugira ngo ubu buzima buhindukiye, mbone yuko abaye stable, mbone yuko ampaye urukundo 100%? Ese nabigenza gute? So ibi byatumye nkora video y'ibintu wowe musore ushobora kwirinda cyane, cyangwa se ushobora gufatira hakiri hafi, ibintu bitari byarenga amazi, atari yarenga inkombe. So ndashaka kugira rero mbaganirize ibyo bintu uko ari 4 ugomba kwitondera cyane. Ubwoko bw'abakobwa ugomba kwitondera ukagendera kure cyane, kuko ejo cyangwa ejo bundi ishobora gutuma uhurwa umukobwa uwo ari we wese mu buzima bwawe. So reka dutangire, ndimo ndagenda mbaganirize wumve ibyo ndaza kuba mbabwira. Reka dukomeze rero tuganire. Nkuko nari mbibabwiye, ndaba ndi kugenda nuko nashaka kugira ngo mbabwire story y'ibintu uko bimeze, ariko icyo nifuzaga gusa kugira ngo nganireho cyane ni ukubabwira uko story ye yari ihagaze, uwo musore uburyo yaramerewe. Alright, reka ngende, narindi muri parke njyenyine. So ndashaka kugira rero nkubwire ubwoko bw'abakobwa ukwiye kwirinda, cyangwa se ubwoko bw'abakobwa ukwiye kugendera kure cyane kugira ngo bataguteshereza umutwe cyangwa se ibintu bikaba nabi. Hari abakobwa 4 bakuza mu buzima, hari ikintu bazanye, navuga ko ari umutwaro cyangwa se umuzigo baba bafite, ariko wowe musore ntago uba ubizi neza cyane. Nkunda iriya view iri hariya. So ndashaka kugira ngo rero mbabwire ibyo bintu biranga aba bakobwa ukwiye kwirinda, udagomba no kuganiriza kabisa, ukabagendera kure cyane. Ikintu cya mbere aha ngaha, aba bakobwa hano munsi n'umwe banyurwa n'ibintu ushobora kuba ubaha cyangwa se ubereka. Iki ni ikintu cya mbere kiza ku isonga, aho usanga icyo ukora, icyo umuha, icyo uvuga, ikintu icyo ari cyo cyose ukora muri makeya usanga bitamunyura. Ushaka kubugura amayinite kugira ngo urebe niba araza kubona akanya kaguhamagara, ariko ugasanga inite zose zishize, utabonye na bipe yo kukwereka yuko nibura yanagutekerezagaho. Ugasanga ahubwo akubibye kuko na bya bindi wamuhaye cyangwa se ya mafaranga wamwoherereje ari bwo arangiye. So
icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Umukobwa witwararika muri ubwo buryo, ukwereka yuko atanyurwa n'umunsi n'umwe n'ibintu umuhaye, uwo nguwo ni uwo kugendera kure cyane. So umukobwa wa kabiri nawe ukwiye kwirinda ni umukobwa muri makeya witwararika nk'umusingo. Umukobwa uzi neza ko muri kumwe nawe 100%. Ndimo ndabatembereza muri quartier, murabibona. So umukobwa witwararika nk'umusingo kandi uzi neza yuko muri mu rukundo hamwe nawe, ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo umuhaye urwo rukundo rwawe 100% kandi uzi neza yuko uri serious mu bintu byose uri gukora, then ukabona uburyo kwitwararikaho mu bantu biguteje isoni, bikweretse yuko mu by'ukuri nta nicyo uri cyo imbere ye. So kwitwararika nk'umusingo, urugero natanga hano rufatika, ni nk'igihe ubona yuko tangiye kubira kuya gakeya. So kwitwararika nk'umusingo hano nshaka kuvuga ni nk'igihe ubona yuko ugiye nko muri anniversaire, ugiye nko mu birori bitandukanye, ukaza kubona umukobwa wawe niwe wigaragaza, niwe ushaka attention, niwe ushaka yuko muri makeya agaragara. Icyo ni ikintu nakubwira yuko abakeneye nka affection y'ahandi. So ibyo ukora byose cyangwa se ibyo umugaragariza byose muri makeya ntacyo biba bimaze. So umukobwa nk'uwo nguwo rero kumutaho umwanya, ubona yuko atanyuzwe cyangwa se atishimiye kuba muri kumwe, ngo anyurwe yumve yuko yakwicara agatuza, ntatambuke cyangwa se yigaragaze mu bantu, uwo nguwo nawe ni uwo kurekura, kuko umukomezanyije naho wazamushyira n'umunsi n'umwe azagumya amere nk'uko nguko. Umukobwa wa gatatu ahangaha nawe ugomba kwitondera cyane, ni umukobwa utari wamenya neza, umukobwa ukikwihisha, umukobwa wicara ukavuga uti ese uyu muntu ateye ate, uyu muntu mu by'ukuri ni muntu ki? Kugira ngo umenye umuntu akenshi umumenya bitewe n'ahantu ashobora kuba aba, abantu bagendana nawe, ibintu akora, niho ugenda umenya uti uyu muntu ni muntu ki. So wowe musore, niba uzi neza yuko umukobwa mubana cyangwa se muri gukundana, muri makeya ntago muzi na gatoya, ntuzi aho akora, ntuzi aho avuka, ntuzi abo bavukana, ibi byose arabikwima, nta n'ikintu na kimwe abivugaho, kuko ntashaka kugira ngo umumenye. Icyo ni ikintu nicyo kwitondera cyane. Umuntu wakwimye izo information zose, umuntu wakwimye inshuti ze ngo ntuzibone, umuntu wakwimye yuko utamenya ubuzima bwe, mu by'ukuri witwa kuri umukunzi we, wona umukobwa mu by'ukuri ukwiye kugendera kure cyane. Umukobwa ukwiye kugendera kure cyane, kuko waba uri guta umwanya wawe ubusa kabisa kubana n'umuntu utazi. Kenshi bakwima n'izo nshuti ze kugira ngo utaza kumenya byinshi kuri we. So akanga yuko ubamenya kugira ngo bataguhishurira uwo ari we, sibyo? Uwo ni umukobwa nawe ukwiye kugendera kure cyane, kugira ngo mu by'ukuri ubone amahoro muri wowe, cyangwa se ubone undi mukobwa ugukwiye, pana abantu nk'abo ngabo. Umukobwa wa nyuma ahangaha nawe ukwiye kwirinda ukagendera kure, mu by'ukuri ni wa mukobwa ugishakisha, ni wa mukobwa ubagarira hose avuga ati aho bizera nzasarura.
so uwo nawe ni umuntu ukwiye kugendera kure cyane, kuko uzaba uri guta umwanya wawe w'ubusa cyane mu gihe uvuze uti ngiye gukundana nawe. So gendera rero kure abo bantu maje kuvuga uko ari bane. Uyu musore wambajije ikibazo ambwira ati nihe nama namugira. Ntago byoroshye cyane kuba nakundana n'umuntu uyu munsi akanyemerera urukundo uzi neza yuko ufite undi muntu muri gukundana nawe nubwo mwashwanye, kuko akenshi ngo zirabana ariko rimwe na rimwe zigakozanyaho amahembe, sibyo? So wowe musore urabizi neza ko uyu mukobwa arimo arakundana n'undi musore, kuko wabivuze uti rimwe na rimwe barashwana akakugarukaho. Kuba wamenye izo information zonyine birahagije kuba utashobora guta umwanya wawe na mutoya kongera kuba waha chance uwo mwana w'umukobwa kugaruka mu buzima bwawe, kuko iryo ni kosa rikomeye cyane kuba umworoye muri ubwo buryo, kuko niko azabifata, niko azabona yuko ari ibintu biri normale, yuko nubundi ndagenda nkagaruka ntacyo nkora, ndaza nkakuririra ukaba umwungeri wanjye, ukaba umuhoza wanjye. So ndasubira kuri wa undi nkunda, nkora ibyo nkora byose ambabaze, nubundi nshobora kuba mukunda ariko atankunda, ariko wowe undwanirira buri munsi ushobora kuba umfitiye urwo rukundo. Ariko yandagumye nk'iyo mikino, umukobwa rero ukamworora muri ubwo buryo kuko uba wamwiyeretse muri ubwo buryo. So no kuvuga yuko muri wowe nta boundaries ufite, nta mipaka ufite, nta mipaka ihamye ufite, ntago umwereka niki ushaka kugira ngo ubuzima bwawe bugendereho mu rugendo rw'urukundo. So mu gihe umweretse yuko it's okay kuzana ibivuye hanze ukabizana ukaza ukarira ukanzanira ibyo bibazo ugasubirayo, nuko nguko azagufata. So nicyo ugomba gukora rero wowe musore, ni ugufata ingamba zikomeye cyane kuri ubu, ukamwegera ukamubwira uti enough is enough. Ntago ndi agatenesi, ntago ndi uruhinja cyangwa se umwana utazi icyo umuntu mukuru ashobora kuba ari gukora imbere ye. Ndi umuntu mukuru, ndakuze. So iyi mikino igomba guhinduka. Swat niba ari njyewe abe njyewe, niba ari uriya musore abe uriya musore. Aka kavuyo ko kugenda ukanzanira ibyo ntazi ukabinzanira iwanjye ukampa ukanzanira ibibazo byinshi cyane, ari njyewe ubwanjye simfite nicyo nshobora kuguha kano kanya, kuko ndahangayitse kubera ubwo buzima urimo urambesheshaho, urimo uranyereka yuko urukundo nakavuyo, ntago urimo urampa ibyo ndi kuguha. So ndashaka kugira ngo ufate umwanya wicare ubyigeho, utekereze uburyo urimo urantreatinga, niba biri right nk'umuntu ugufitiye urukundo, cyangwa se uhitemo kimwe muri ibyo ngibyo, uhinduke ubu wanjye, cyangwa se usubire kuri uwo mukunzi wawe mwahoze muri kumwe, kuko ntago nemera yuko umvanga, ntago ndamasaka n'amasakramento, icyo nicyo kintu ugomba kubwira uwo mukobwa. Ikindi wowe musore ugafunga imiryango, funga iyo miryango, ntumuhe amahirwe yandi yo kugira ngo akuzeho, kuko demowa umuhereza ayo mahirwe yo kugira ngo akuzeho, demowa iki kibazo nta n'umunsi n'umwe kizakemuka, bizahora ari uko nguko. Nutamuha umwanya wo kugenda ngo yitekerezeho arebe icyo agomba guhindura mu buzima bwe, azahora ameze uko nguko. Wabivuze neza uti ndashaka kugira ngo azambere umugore. Ntabwo azana umugore wifuza ko azakubyarira abana, wifuza yuko azakubera mutima w'urugo, afite imyitwarire nk'iyo ngiyo. Ntabwo byacamo, kuko uzaba wishyize mu bibazo byinshi cyane, kubera yuko
niba uwo muntu akiri around nta kabuza azagumya yigaragaze muri ubwo buryo. So bomye nuko wafata uwo mwanzuro ukavuga uti you know what, enough is enough. Ubuzima bugomba guhinduka kuko ni kenshi wambabaje, ni kenshi mbigendanye, ni kenshi ntasinzira, ni kenshi I'm tired. Genda uhinduke kuko ndagukunda. Umunsi uzahinduka, umunsi uzumva ko ndi ready, uzaze ubundi dukomeze urukundo. Nkuko maje gutanga inama, nawe wafata umwanya ugatekereza ninde muntu uri mu buzima bwawe, nihe myifatire afite. Wasanga afite imyifatire nk'ingiyi maje kukwereka, iyi myifatire ine, ugasezerera umuntu ukamuhereza break. Kuko akenshi abantu nk'aba ngaba ni ba bantu usanga batanyurwa, ni ba bantu usanga yuko bafite ibibazo bikomeye cyane mu buzima, bakumva yuko babonye aho bashyira umusaya cyangwa se uwo babona yuko yabaha chance yo kuguma mu buzima bwabo, bakagumya bari mu mafuti nk'ayo ngayo yo kuba atazi kwiyorganiza mu buzima, bamenye icyo bashaka, yabazagumya bafate muri ubwo buryo. So nukumenya icyo ushaka nawe musore, ugafata ingamba zikomeye cyane kugira ngo mu by'ukuri nujya guhitamo umukobwa, uzahitemo umukobwa mu by'ukuri wari ufite mu nzozi zawe kandi wujuje buri kintu cyose umutima wawe wifuza. Ndumva ari ibyo ngibyo rero nari mbafitiye uyu munsi. Agasiporo kanjye ndakarangije. Niba hari ikindi wifuza ko nganiraho wambaza, kansigira igitekerezo aho ngaho muri comment. Nta kabuza nzongera ngaruke tubiganireho. Niba ukunze video y'uyu munsi kandi supportinga, ukora like, sharinga video nk'ingiyi kuko ifasha benshi cyane mu gutuma bafunguka amaso. Nayo ntego yanjye yo kugira ngo buri muntu wese mu by'ukuri abeho neza mu buzima bwiza, stress zikavaho, naho utaha rero Imana ibakomeza aho muri hose. Turi kumwe. Ciao, bye.